Mu mutima w'umujyi wa Kigali, aho amatara yaka nk'inyenyeri, hari umutuzo werekana amahoro. Ariko inyuma y'uwo mutuzo, hari ibanga rihishe rishobora guhindura ubuzima bw'abantu babiri. Ariane na Patrick, urukundo rwabo rwari rugiye kugeragezwa n'ijambo rimwe: ukuri. Muhaye ikaze ku Musanzu Media, njye ndi Secret nk'ibisanzwe. Iyi ni inkuru yiswe Ijambo ry'ukuri, ni episode ya 2. Ariane yari mu byishimo mu mutima we, telefone yarasonye, ayitabana ibyishimo. Allo chérie, uyu munsi wansize nuzuye ibyishimo. Amagambo yawe kuri cafe ntabwo azigera ava mu mutima wanjye. Patrick nawe aseka gahoro, mu ijwi rye ryoroshye kandi ryuzuye ubwuzu. Nanjye ndishimye cyane chérie. Uzi ko igihe cyose mvuganye nawe mba numva ejo hazaza hanjye harushaho kumbera heza. Ubu rwose nsigaye numva nshaka ko buri munsi wanjye wose mba ndi kumwe nawe, aba ari uwanjye nawe. Ariane amusubiza aseka buhoro kandi anezerewe. Nanjye nta kindi nifuza Patrick, ujye umenya ko wanyeretse urukundo nyakuri. Ijambo ryawe ni ukuri kuri njye. Ijambo rya Patrick ryari nk'isezerano ry'Imana ubwaryo kuri Ariane. Ariko mu mutima we, amagambo y'ibanga yatangiye gucengera, akivanga n'amatsiko n'impungenge. Ariane yibazaga yisubiramo uko umutima we wumva ijambo rya Patrick. Kuri uwo munsi, Ariane yahise asanga inshuti ye Sandra ahantu hahurira urubyiruko. Sandra mu ijwi rye rikomeye ariko ricisha bugufi yagize ati: "Sha Aria, reka nkwibarize. Ese koko nta na rimwe ujya ushidikanya kuri Patrick? Niba koko umukunda bya nyabyo nk'uko ubivuga, kuki numva ko ibintu bimwe bidasobanutse? Njye ariko niko mbitekereza by the way, ntubifate nabi." Ariane amusubiza aseka ariko mu ijwi rifite impungenge. Oya sha Sanda, nta kumushidikanyaho pe. Patrick yanyeretse urukundo rutagira akagero. Ninde wakibeshya ku muntu nka Patrick koko? Sandra yashatse kugaragaza impungenge z'ukuri. Ijwi rye ryashatse guha Ariane ikimenyetso cy'uko ibintu bishobora kuba bitari mu buryo bworoshye. Ariko Ariane ntiyashakaga kwemera ko ibyo byaba ari ukuri. Sandra ashyira igitutu mu ijwi rye. Ariko se ko maze iminsi mubonana n'undi mukobwa inshuro 2, akorana bya hafi n'undi mukobwa ntazi? Ariane, nshobora kuba ndi kwibeshya, ariko umutima wanjye umbwira ko hari ibanga ryihishemo pe. Ariane avuga gahoro, akanuye amaso mu ijwi rihangayitse. Aramubwira ati: "Sanda, are you sure? Wabibonye neza?" Sandra yasubijwe mu ijwi rye rikomeye ariko rituje, amubwira ati: sinzi, ntabwo nashatse guhita mbikubwira kugira ngo nakubabaza. Ariko nakubona unyurwa n'ijambo rye, nkumva umutima umpatira kubikubwira ngo ubanze ubigenzure urebe by the way." Ijambo rya Sandra byabaye nk'irikubise Ariane. Ariane yahise aba nk'ukubiswe n'inkuba. Yabaye nk'uhagaze mu nzira ebyiri: inzira y'ukuri n'inzira y'urukundo yifuzaga kugenderamo. Mu mutima we yibazaga, ese byaba ari ukuri? Ese Patrick yaba afite ibanga mbeshya? Ariko n'ubundi kuki umutima wanjye utanyibutsa ibyo Sandra avuga? Patrick ntiyabikora. Yego ntabwo yabikora. Ibyo nibyo yibazaga mu mutima we. Ako kanya telefoni ya Ariane yarasonye. Patrick niwe wari umuhamagaye. Aritaba mu ijwi rya Patrick: chérie, ubu ndi kwitegura gahunda nshya. Hari ibintu bikomeye bigiye kuba mu buzima bwacu.
ndi kugusaba ko ejo ku mugoroba tuzaba turi kumwe. Ariane amusubiza gahoro mu ijwi rituje rifite impungenge, yego baby, nzaba mpari. Ijambo rya Patrick ryaramuhumurije nubwo icyizere cyari cyatangiye kunyegezwa n'ibiganiro yari yagiranye n'inshuti ye Sandra, ariko amagambo y'urukundo yari amaze kubwirwa na Patrick kuri telefone yari agaruye umutuzo muto. Rimwibutsa impamvu yari yaramwizeye. Nyuma yaho Sandra ntiyigeze yicara ngo ategereze. Yafashe icyemezo gikomeye cyo gukurikirana Patrick mu ibanga kugira ngo amenye ukuri kandi akureho igihu cyose cyari kizengurutse Ariane. Mu mutima we yagize ati, niba koko akunda Ariane, nzabona ko ibyo ntekereza ari ibinyoma, ariko niba arimo kumubeshya ntazabihisha iteka. Ku bukeye bwaho, akazi karangiye, Sandra yigiriye inama yo gukurikirana Patrick ntawe abwiye ngo akomeze arebe niba nta makuru yakura mu rujijo yabonaga. Mu gihe Sandra yakurikiraga Patrick, yaje kubona yinjira mu nzu nto iri ku marembo y'umujyi. Nubwo hari kure, yashoboye kugerayo. Umutima we wari urimo gutera vuba n'igihunga cyinshi cyane. Mu nzu hari ijwi ry'umukobwa utaramenyekanye, aseka cyane agira ati, "Oh Patrick, uri umugabo w'umutima, my goodness, ariko se Ariane we ntazamenya." Akibivuga, Patrick yahise amuca mu ijambo. Patrick nawe aseka buhoro, mu ijwi rye rituje ariko risa nk'iryihishe yagize ati, no, oya ntabwo yabimenya, nta na rimwe azabimenya. Ariane aracyanyizera, ijambo ryanjye riracyari ukuri kuri we. Aya magambo yumviswe na Sandra yahinduye byose. Urukundo rwa Ariane rwari rwegereje igihirahiro. Sandra yabonye ukuri, ariko kukuvuga byashoboraga kurimbura urukundo rwa Ariane. Ese azagira ubutwari bwo kubimubwira? Ese Ariane azagira imbaraga zo kwakira ukuri atifuzaga kumenya? Ijambo ry'ukuri ryari ritangiye kugaragara mu mwijima, ariko ingaruka zaryo zari zigikubiye mu ibanga ry'igihe kizaza. Utazacikwa na episode ya 3. Iyi nkuru yandikwa ikanategurwa na Maître Ngabonziza César, mukayigezwaho nanjye Secret. Wadukurikirana kandi ku mbuga zacu nkoranyambaga, hose ni Umusanzu Media, WhatsApp channel ni Umusanzu Media. Mwibutsa niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabyandika hano hasi muri comment. Ciao ciao.